biteguye kuza kumwakira, bakakira ubuzima bwe, bakabujyana aho ubwa Adamu buri, bakabujyana aho ubwa Aburahamu buri, bakabujyana ubwa Abera bari, bakabumanukana. Umuhungu wa gitare ndafashijwe. Mu magambo 7 yavuze irya nyuma aravuga ngo mu biganza byawe niho shize ubugingo bwanjye. Satani aravuga ati turahiga ntambwa, umuhungu abushyiriye se ntabwo tukibonye, ubugingo abushyiriye se wa muntu yari we abushyira se. Ola de sotaya, ubugingo abushyira mu biganza bya se. Ari umwana mbajamba azatari kubona tugera mu ijuru ba Petero tuzababwira ikira. Ntabwo se tuzavuga bakoremo. Tuzavuga bakoremo. Uza amadayimoni twe turi ku rwego ubukishijwe ukagera no ku rwego wigurira amadayimoni. Ubana. Uza amagini abamwe hano. Inzembe zose zogoshe Samusoni ziri mu hano. Ibyuma byamutoboye amaso biri mu hano. Bafite igihumbi sa ntuzayishe barimo. Amagini yose ukayagura ukajya wibanira n'amashitani ukishijwe. Waje ujya gufungura bakubwa tereba ibi ngibi ugasurika ati kwa jina Yesu ukirebera ijambo ry'Imana. Vuga ngo ntabwo tworoshye, turarwana na Instagram, turarwana na system, turarwana n'imyuka mibi, turarwana n'imbaraga z'umwijima, turarwana na technology. Ibyo byose Yesu aziko turimo tugwana nabyo. Ntabwo yadutakaza, afite ubushobozi bwo kuzaza akatuvana ino akatujyana tukajya kubana n'Imana iteka. Shuti yanjye naje kukubwira ngo abadayimoni baje ariko muhaguruke mbabwiza ukuri. Amashyi hejuru Yesu. Hey! De la sapedo shaki de la saini. Bwana sifiwe. Yesu yakoze akazi ke neza. Imana uziko nawe amakuru yawe Yesu ajya yimana abantu bakajya ba Yesu we ubu ndetse ku munsi w'ejo turasaba ngo ibi byose bikorewe hano. Hari umuririmbyi wavuze ngo murya umutsima ubatera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo. Turagushimiye ibi byose turya, ibi byose turiko twumvira hano ni umutsima udutera imbaraga, kuko imbere ni habi, imbere harakomeye, ariko iyo turi kumwe nawe, oh haleluya, iyo turi kumwe nawe twumva imbaraga zo kunesha. Cyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Turabashuje mwese abadukurikiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Muzamura ibiganza byombi dusuhuzanya mu izina rya Yesu. Iyo tuzamuye amaboko ndumva narigeze kubivuga ubwo nazaga hano. Iyo umuntu azamuye amaboko adafite umutima umucira urubanza, Imana imwandikira amateraniro ahera saa 9 kugeza saa 3 z'ijoro. Hari ibintu usanga twiberamwe abarokore, rimwe abantu babishaka bakabijora ko ari ibintu by'abaswa by'abantu batasobanutse, ariko ibintu byacu birasobanutse. Haleluya, haleluya. Dawidi yaravuze ngo gusenga kwanjye kube nk'umubavu uguhumurira, ngo no kumanika amaboko kwanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Kumanika amaboko bingana n'amateraniro atangira saa 9 za nimugoroba kugeza saa 3. Bivuze ko dushobora kwirirwa hano tukirirwa twandikisha amateraniro akangari. Kuzamura amaboko gutya nta badayimoni ufite, utarwanya itorero, utarwanya igihugu, utarwanya umurimo w'Imana, udafite gukiranirwa. Gutya byonyine iteraniro twazamuye ibiganza imbere y'Imana. Bigumisheyo.
kandi iyo tuzamuye amaboko tuba tuvuze ibindi bintu bibiri nyuma y'icyo. Tuba tuvuze ngo nta ntwari kurwanya dufite. Abantu batarwanya Imana, haleluya. Abantu batarwanya Imana muhaguruke mutere haleluya. Aha, muyagumisha yo mvuga ikindi. Icya gatatu tuba tubwiye Imana ngo niwe utubeshejeho. Ababeshejweho nayo haleluya. Abazi ko kubaho ari Imana mutere haleluya. Komera Imana amashyi menshi cyane. Aha, mubikoze neza cyane. Gukoma amashyi bijyana no kuvuza impundu. Biranditse muri Zaburi ngo muvugirize Imana, mukomere Imana amashyi, muvugirize Imana impundu z'abanesheje. Gukoma amashyi no kuvuza impundu bisobanura ubutsinzi. Iyo tuvuga ubutsinzi, tuba tuvuga ubutsinzi dufitanye na Kristo uri muri twe. Iyo Kristo turi kumwe nawe, tuba turi abatsinzi mu izina rya Yesu. Iyo turirimba iyo ntsinzi tuyamamaza mu isi y'umwuka, ntabwo gukoma amashyi ikuzimu babyumva nk'amashyi, bumva ari nk'ishyi turimo tubakubita mu matwi kubera ko turi kumwe n'uwabanesheje. Twagiye kabiri gatatu. Ihimura ku badayimoni mu izina rya Yesu. Ihimura ku bazimu. Ihimura ku mbaraga zarwanyije ubuzima bwawe. Ihimura ku mbaraga z'umwijima zikurwanya. Haleluya. Aha, reka ngezaho da dusome. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, bice 13 umurongo wa 45 n'uwa 46. Iyo mirongo ibiri niyo dusoma yonyine, tutirengagije insanganyamatsiko ihari. Yatubwiye ijambo rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Turaza kuyikoreramo dusenga, ariko ndashaka kuvuga amagambo numva anyuzuye muri iki gice dusomye cya 13, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 13 umurongo wa 45 n'uwa 46. Turakoresha igihe dufite neza mu izina rya Yesu. Aravuze ngo kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umutunzi ushaka imaragarita nziza. Abonye imaragarita imwe y'igiciro cyinshi, aragenda agura ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya torero. Nejejwe n'Imana ngiriye ubuntu bukomeye kampumugisha wo kuba muri iri teraniro. Turashimira umushumba nabo bafatanyije, bakoreshejwe n'Imana ibintu byose Imana ibikora ibinyujije mu bantu. Turayishimira rero ko yabikoze, nabo tubashimira. Twanejejwe no kuba muri iki giterane kingana gitya. Twanejejwe no kubona korali Rubonobono iri kuririmba indirimbo nziza zuzuye amavuta. Twanejejwe no kubona buri muntu wese wonetse muri aya materaniro. Imana ibahe mu izina rya Yesu. Narimvuze ngo Imana ibahe mu izina rya Yesu. Serivisi zose Imana yateganyije gutanga, yateganyije ko izajya zitangira mu materaniro. Iyo duteranye, Imana ibonye uburyo bwo gutanga serivisi zose. Umuntu mwicaye mu mbere ngo ntagire serivisi igucika. Muri iteraniro ijuru rifite gahunda yo gutanga serivisi zose hadasigaye n'imwe. Nuze kurangara, uze kwakira igeno wagenewe n'Imana muri mugoroba. Kuva ejo mwumvise ijambo ry'Imana, kare twumvise ijambo ry'Imana umushumba ndetse n'indirimbo nziza. Nanjye ngiye kuvuga gato, hanyuma turaza gukomeza kugubwa neza. Ariko aho hose Imana irimo iratangiramo serivisi. Amen. Haleluya. Haleluya. Abacecetse haleluya. Twese haleluya. Umuntu muri kumwe umumera ikiganza ndabikora rimwe, umumbwire ngo uri imaragarita nziza. Aya magambo dusomye turayavugamwo bike. Turasobanura gato kuri iri buye ryitwa imaragarita. Imaragarita ni ibuye ry'igiciro
rikomeye cyane. Murabizi ko tugira ibihugu bimwe n'ibyo duturanye ndetse n'ahandi, no mu Rwanda iwacu tugira amabuye y'agaciro, ariko iri buye ryitwa imaragarita ku isi yose riba mu gihugu kimwe. Murangurikiye neza abari mu materaniro? Haleluya. Riba mu gihugu kimwe kandi riba mu nyanja, hasi neza neza mu nyanja y'Ubuhinde. Ni ukuvuga ngo iryo buye aho riba riri, ngo riba riryamweho n'inzoka. Ni ukuvuga ngo aho riba nta muntu ushobora kugerayo ngo arikureyo, kubera ko hari inzoka ngo iba riryamye hejuru, kugira ngo uzaribone biragoye. Murebe hano tuganire, ntabwo mbatindira ntuza we. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma iri buye nta muntu uritunga ku isi keretse umukuru w'igihugu cyangwa minisitiri w'intebe. Niwe ushobora gutunga iri buye, niwe ushobora kuribona, nabwo kandi akaribona atanze ikiguzi bisaba kugira ngo arigereho. Ndagira ngo muza kumva icyo nshaka gutagetingaho, torero ry'Imana. Haleluya we, haleluya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kugira ngo rero iri buye urigereho bisaba ko iyi nzoka ipfa, kandi kugira ngo ipfe nuko haboneka imbaraga zikomeye, nuko haboneka umunyembaraga ushobora kuyitinyuka, kuko ngo igira ubumara bwinshi, igira ubumara bukomeye bwotsa, ku buryo iyo hari abatatse kujya kwikura aho hantu, kuko nayo izi ko iryamye hejuru y'iby'agaciro, ibavunderezaho ubumara ikabica ikabagirira nabi, hanyuma bakavayo. Hanyuma kugira ngo uyigereho, kugira ngo ujye kuri iryo buye, nuko iyi nzoka igomba kuba itakiriho. Vuga ngo ndashaka gusobanura uburyo, haleluya, haleluya, iyi nyanja isobanura isi. Hanyuma iri buye ry'agaciro risobanura itorero, cyangwa se abizera, cyangwa se abera bo mu isi. Itorero mu isi ni ibuye ry'agaciro Imana yabonye itanze ikiguzi gikenewe kugira ngo irigereho, kandi amaherezo, haleluya, ifite gahunda ikarizamukana ikaryibikaho. Imana yatanze ikiguzi. Umuntu wicaranye mumura ngo Imana yatanze ikiguzi cyari gikenewe kugira ngo iribone. Bwana asifiwe. Muri iterano nta muntu wemerewe kuvuga undi muntu usibye Yesu gusa. Yesu wenyine niwe tuvuga, wenyine wanesheje byose. Amateka agaragaza uburyo guhera kuri Adamu amaze kugwirwa na ryabuye, amaze kugwirwa na yanzoka, amaze gucumura ku Mana, yagiye munsi y'ubutware bwa Satani, amwegamaho. Nta bushobozi, nta mbaraga, nta bitambo, nta mutambyi, nta kintu n'iki na kimwe gifite ubushobozi bwo kuzajya kuvana mwene muntu aho yari aryamiwe n'imbaraga z'umwijima. Ariko Imana yohereza Kristo mu gihe gikwiriye kugira ngo aze amene umutwe Satani n'abadayimoni, abajanjagure, avane wa muntu aho yari yegameho n'imbaraga z'umwijima, amuha ubuzima. Batubwiye ngo Kristo nibuye, haleluya, ryanzwe n'abubatsi, ariko ryageze muri twebwe abaryizeye riratujajanga, riduhindura ifu. Tumaze guhinduka ifu, tuvukamwe abandi bantu bashya bemewe n'Imana, b'abatahajuru, bafite ibyangombwa by'ino n'ibyahariye. Gira gutya. Haleluya, 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 haleluya. Turatangaza intsinzi ya Kristo muri iki giterane. Ufite ubushobozi wenyine, ufite ubushobozi wenyine bwo kuvana umuntu ahantu habi akamuha ubuzima, akagira agaciro mu isi. Ibyo mvuze ntabwo mubyumvise di?
uyu mwanya tuvugana lezodra beneshai botakeles imana yagize mu buzima bwayo action plan cyangwa se plan d'action ebyiri. Iya mbere Imana yakoze icyo bita yaremye icyo bita ingobyi yayo ishyiramo ibiremwa by'umwuka, abamarayika, abaserafi, abakerubi, ibizima bitagira umubare, iremamo ibiremwa by'umwuka. Irangije ngo irema Rusiferi, imugira umutwara wabo, imuha imirimo itatu. Ngo yarashinzwe kuramya Imana no kuyihimbaza. Icya kabiri ngo yarashinzwe amateraniro yo mu ijuru. Icya gatatu ngo yari marayika w'umucyo. Hari abantu duherutse kuganira ndabwira ni kurwanya Satani n'imbaraga zima, kuko Satani iyo usomye Bibiliya neza witonze mwabarokore mwe usanga hari amazina yitiranwaho na Yesu. Bibiliya ko Yesu ari intare mu muryango wande, Satani nawe ni intare igize ite? Vuga ngo izerera. Intare yavuye muri systeme itakiba muri systeme yirigo bunga karahombi. Petero yavuze ko Kristo ari umucyo uzabandura mu mitima y'abera. Hanyuma Bibiri kwereka ko Satani nawe yari marayika w'iki? W'umucyo. Amaze kwigomeka Imana iramwirukana mu ijuru, imaze kumuca mu ijuru imujugunye kuzimu, imuti kuzimu. Hari igitabo nasomye kiravuga ngo yamutaye mu rwobo rurerure ngo kugira ngo azaharwarira amavunja atambamo ibirenge. Hanyuma Imana ikora inzibacyuho y'imyaka 6,000 irangije ikoramo ibintu bibiri gusa, iremamwo umubiri wa Kristo kugira ngo Kristo azacungure itorero. Iremana Gihenomu ngo izahaniremo Satani n'abamarayika be. Hari abantu naganyije nimugoroba ndababwira ngo umuntu uzajya kuzimu agasanga Satani kuzimu azaba yijyanye agiye kumutera nkunga wa Satani, azaba agiye kubw'ingenga bitekerezo ya Satani. Kristo yatanze ubugingo ngo twese ijuru rirahari ryadukwira twese. Mbitangaje imbere ya mikoro abari mu Burayi, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari mu Rwanda, abari hirya no hino, abari muri Kongo. Imana ifite urujuru ryadukwira twese twemeye kwizera. Ndafashijwe mwene musonera, Imana ifite ijuru ryadukwira twese. Numanuka ukajya hepfiriya kwa Satani uzabaye umufatanya bikorwa na Satani, uzaba ugiye kota umuriro utari ukugenewe. Imana yateguye aheza tuzaba abera. Bwana asifiwe. Ndanezerewe mu mpera Imana icyubahiro. Yesu yamaze imyaka 6,000. Ese muracyahari rubona? Haleluya. Yesu yamaze imyaka 6,000 akora imyitozo yo gupfa, akora anterinoma, akora imyitozo yo gucungura itorero. Haleluya, haleluya. Yamaze iyo myaka akora imyitozo. Ndashima Imana. Reka mbabwira akantu gakomeye. Umunsi Imana iramuburi wa Kristo ntabwo yawuremye wonyine, yaremye n'imibiri y'abazamwizera. Abazizera Kristo dufite indi mibiri itari yino, ifite inyista delo sataya, ifitanye isano naho tuzaba. Umunsi umwe iki kintu naho tuzagikuramo tujye kwambara imibiri yaremewe hariya. Leze de la bosai shakari dola. Icya kabiri kinejeje nukuntu Imana yaremye umubiri wa Kristo. Satani yarirukanwa adahari iminsi yose Yesu yamaze mu isi ari kumwe muri misiyo ye. Satani ntiyigeze amumenya kuko yaje muri kuveriti atazi, yaje muri kava atazi, aramuyoberwa. Umunsi amugerageza yaramubwiye ngo niburi. Yaramwikanze de lo salita, yaramwikanze de lipotas. Niburi kuko mu masezerano yarafite amasezerano ko hari umuntu uzakomoka mu rubyaro rw'umugore uzamumena umutwe. Yarayifite. Satani amaze imyaka isaga 2,000 arwaye kanseri y'ubwonko, arwaye tetanusi,
Yesu yaramumennye umutwe arawumenagura uzazanga guhera ubu tuvugana ibintu mujya muhagarara ngaho mukavuga ngo mwirukanye Satani mu materaniro. Satani ntashobora kuza mu materaniro, ni urusaza ruhirita ruraho rwagagaye rwatagangaye rudeporowinga abadayimoni, waramenaguritse ari hare hepfo arahumeka insigane. Ndafashijwe mwene Gitare, tera haleluya. Niburi Yesu niyo yamusubiza akamuzubaza, arabatisha nzakuryamira nkuko naryamiye abandi. Aba nguteze ikindi gihe uzapfa wambaye umubiri, ibi bintu wihaye, waba uri we waba utari we, ukambara umubiri, uzapfa. Nkuryameho, njyameho nkuko naryamye ku bandi, mushyire muri Sheol, nawe uzapfa. Reka mvuga akantu gato dutahe muri aho torero. Yesu mwamumereye icyubahiro cyo hejuru, mumumera amashyi yo hejuru, mumukubitira 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 amashyi yo hejuru. Yesu de la sapedo shaki de la saine. Bwana sifiwe. Yesu yakoze akazi ke neza. Imana yohereje Yesu ngo azamvanaho nabaga we. Ayiga Mana ngo amvana ahantu nabaga. Mbega imbaraga zari zindyamye hejuru mwabashumba mwe. Yesu we, ndashima Yesu ko nabohotse. Haleluya, haleluya. Ndashima Yesu ko yambahoye. Ubwo yari ku musaraba ndi kugana ku musozo, ari ku musaraba Yesu, Satani yahereye saa 2 z'umugoroba akora teste zose zishoboka, muri torotire zose zishoboka. Yesu ariko Yesu yamwemye amakuru we. Yesu ariko sha, reka nkubwire, uzi ko nawe amakuru yawe Yesu ajya yimana abantu bakajya ba Yesu we, ubu hari amakuru yawe abantu bamenya, hari amakuru yawe abantu bamenya ntuzongeye gutera haleluya ngo bayikirize. Are bamenye ibintu wisasira, bakamenya ibyo wiyorosa. Wamurikiye umuntu mwishe mu ngo nawe hari amakuru yawe atajya atangaza. Yesu we, haleluya. Yesu ngo ari ku musaraba yamaze amasaha 6. Satani araho n'imbwebwa n'abadayimoni biteguye kuza kumwakira, bakakira ubuzima bwe, bakabujyana ubwa Adamu buri, bakabujyana ubwa Aburahamu buri, bakabujyana ubwa Abera bari, bakabumanukana. Umuhungu wa Gitare ndafashijwe mu magambo 7 yavuze irya nyuma, aravuga ngo mu biganza byawe niho nshize ubugingo bwanjye. Satani aravuga ati turahiga ntambwa, umuhungu abushiriye se ntabwo tukibonye, ubugingo abushiriye se wa muntu yari we abushira se. Ola de sotaya, ubugingo abushira mu biganza bya se. Ibintu mujya muririmba ngo nuko ngo ajye kuzimu, ngo afata Satani, ngo amukoza hirya, ngo amukoza hino, ibyo bintu muzabyihane. Ubwo n'ubudode bw'abarokore muba mwazubaye sinzo muri Yesu yabirangirije ako kanya. Intsinzi niyo, ubugingo bushe bwanza yaragiye he. Ibintu bibiri, icyambere yarajyanye raporo ivuga ngo byose nabirangije. Haleluya. Yanzoka nayimenye umutwe yatsinzwe, yamaraga ritangiye kuyikurayo nyizamukane nyizane. Haleluya. Icyakabiri yaragiye kwambara ubumana yasizeyo ngo amanuke muri kava baziranyeho na Satani, barebane vizavi, baziranye mu ishusho baziranye. Umuntu mwicaye mu mwengo Yesu yarakurwaniriye bikaze. Abinyuma muri VIP muterehera nange mbumve. Yesu yatanze ikiguzi gikenewe ngo aramanuka atunguka muri Sheol, atunguka aho abanyabyaha bari. Garamfurere w'abanyabyaha ni Gahini. Arabaza ati muhungu wa Adamu,
ntabwo nakubwiye ko ibyaha byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe ukanyihorera. Nakubaza ushyize muri umuna wawe ukambwira ngo nturi umurinzi we. Aramubwira ngo tuzabonana. Ndagiye ariko tuzabonana. Ngo arabasunika begereza umuriro hafi aho nubwo batarashya ngo baba bota. Abanyabyaha bapfuye badakijijwe bajya kota, kandi nino baba bota. Buriya nino babaho ubuzima bwo kota. Uzi guhora n'umuntu w'umugabo yayobewe iwe. Abagabo bakijijwe muri iterane muhaguruke mutere haleluya mwenyine. Muyitere. Sha. Ubuse uzi ko zangumi twa abantu bajya barya z'ubuntu twazicitse kera. Hari abantu badashobora kumara icyumwe batariye amakofe y'ubusa. Hurupa mukabari. Amakofe ari aho atagira aho yanditse atazagera aho ajya kureka. Y'ubujinga. Vuga ngo bari ngo barota n'ubu. Nago borohewe. Hahirwa umuntu uyu munsi wa none wakwizera Kristo akava munsi y'ububata bwa Satani, aho Satani yamwegamyeho Yesu akamucomokoramwo akamushyira mu imaragarita nshya zindi zenda kujya hariya hejuru zikajya kwa boss. Nakubwiye ngo nta muntu umutindo yitunga, itungwa n'umugabo ukaze wibitseho imbaraga ari wiwe Uwiteka. Ajya kwa Satani bati mpereza, nta bintu byo kurwana. Ngo yamuhaye ifunguzo arangije amukomeretsa uruguma rudakira. Satani ntabwo yakwivuza. Maze mbasabe ubwo Imana imbabarire, ubundi mu materaniro ntibinemewe kumuvuga. Muranyumvise? Sinzongera kumva indirimbo zirimo Satani. Mujye muvuga mujye muvuga Yesu gusa. Ngo mu bintu bimutera ishema agaseka ngo akanezerwa ngo nukubona tumutinya. Ngo ajya yibaza atari ko buri abantu nyamwiki. Ngo nawe azi ko ari ntacyo, none ngo ajya yibaza icyo tumutinyamo. Kate kace na Yesu. Arangije haleluya. Ngo mwambura ifunguzo babitubwiye kare. Ifunguzo z'urupfu nizakuzimu. Ngo arazimwambura. Amaze kuzimwambura ngo aragenda kingurira abera babandi Satani yari yaregamyeho avuga ngo nzabamarira aha mbegameho n'Imana ize nyiryameho n'umuhungu wayo muryameho nzabamarira ku icumu. Ngo arakingura bati mwamvuze mutanzisha muze ngo baciye Yerusalemu. Ku munsi wa gatatu Yesu yazutse ngo banyuriye Yerusalemu barababona bakajya baca muri quartier gusuhuza amafamiye. Na Yohana wari umaze iminsi upfuye vuba ngo baramubonye muri quartier n'ikindi gihanga gishya. N'ikindi gihanga gishya. N'ikindi gihanga gishya. Yesu ngo arabazamukana uwo n'umuzuko wa mbere w'abera ngo bashyira muri paradizo. Aho niho bicaye ngo bahora banwigira bibaza ngo bazahembwa ryari. Akabati mugabanya akavuyo ibyanyu narabirangije. Hari abandi ngiye kurikirana hepfiriya muri systeme z'isi zibamereye nabi. Hari ama systeme ari ngo barwanya, hari ibintu bamereye nabi ngo barahangana n'ibikwajina, barahangana n'ama Facebook na Instagram. Ibyo ngibyo bagiye bitaraza. Ibyari bitaraza. Ariko ntitworoshye. Ari umwana mbajamba azatari ko ntitugera mu ijuru ba Petero tuzababwira ikira. Nahubwo se tuzavuga bakoremo. Tuzavuga bakoremo. Uza amadayimoni twe turi ku rwego ubukishijwe ukagera no ku rwego wigurira amadayimoni. Ubana. Uza amagini abamwe hano. Inzembe zose zogoshe Samusoni zirimo hano. Ibyuma byamutoboye amaso birimo hano. Bafite igihumbi sa ntuzayishe barimo amagini yose ukayagura ukajya wibanira n'amashitani ukishishwa. Waje ujya gufungura bakubwa tereba ibi ngibi ugasunika ati kwa Jena Yesu ukirebera ijambo ry'Imana. Vuga ngo ntabwo tworoshye. Turarwana na Instagram, turarwana na system, turarwana n'imyuka mibi, turarwana n'imbaraga z'umwijima, turarwana na technology. Ibyo byose Yesu aziko turimo tugwana nabyo. Ntabwo yadutakaza. Afite ubushobozi bwo kuzaza akatuvana ino akatujyana tukajya kubana n'Imana iteka. Shuti yanjye naje kukubwira ngo abadayimoni baje ariko muhaguruke mabwiza ukuri. Ubundi numva gashaka ko tuza gusenga igiterane nk'iki kukibona birahenda ntuza we. Ibiterane nk'ibi bisigaye
bihenze kubibona. Numvaga turi buza gusenga muri iki giterane, tugasenga nk'iminota 30, tukiyama Satani, tukiyama abadayimoni, tugasengera abantu barushye, tugasengera abaremerewe, tugasengera abafite ingorane, abafite indwara, abafite ibibazo, tukabahuza n'ijuru, tukaretesha ijuru, tukumva icyo Imana ivuga. Kuva mu gitondo turaha tukarinda dutaha, dukeneye ko tarazimandagiya, dukeneye kumva ikintu Imana yavugira muri iki giterane cyahuje abantu bavuye i Kigali na hehe hose n'isi yose ikarimwe twumva. Dukeneye kumva imvugo y'iki y'Imana. Delosetai, zamura ibiganza imbere y'Imana, zamura ibiganza imbere y'Imana, bigumishe nk'iminota 2. Ibuka imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe, ibuka ukuntu Imana yakurinze, ibuka ukuntu Imana yakurwaniriye, ibuka imirimo y'Imana. Ntihagire umuntu wicara. Sha nimukarwanya Imana mwabakirisitu, nta muntu wemerewe kwicara. Ntuza we, nimuhaguruke n'abaduteza amatwi, abari kutureba kuri social media, hagurukira aho uri nawe, uhaguruke uzamura ibiganza ushimire Yesu. Ngo Yesu, ndagushimiye imbabazi zawe, ndagushimiye urukundo rwawe, ndagushimiye ineza yawe, ndagushimiye ubuntu bwawe butarondoreka, ndagushimiye ko watanze ikiguzi cyari gikenewe kugira ngo nkuraho Satani yari yarashize. Ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye. Gumishayo, gumishayo. Senga, senga isengesho ryo gushima, senga isengesho ryo gushima. Vuga Imana, vuga Yesu. Ibuka ukuntu wari indaya, ibuka ukuntu wari umusinzi, ibuka ukuntu wari indaya, ibuka ukuntu wameneka amazu y'abandi, ibuka ukuntu ibiyobyabwenge byari bikwishe, ibuka ukuntu wajyaga kuraguza, ibuka ukuntu wari umaze kumenya abapfumu ba mu gihugu cyose. Yesu akakuvana munsi y'izo mbaraga. Ibuka ijoro ryawe wa mugabo we mu kabari, ibuka ukuntu warwanaga inkundura iminsi 3 igashira intambara itararangira. Ugumisha ibiganza imbere y'Imana, uvuga ngo Yesu we, ushimwe, 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 ushimwe. Zamura isengesho. Ndashaka kumva urusaku rw'amasengesho muri iki giterane, urusaku rw'amasengesho agenda mu ijuru, ariko arayagushimira Yesu, arayagushimira Yesu. Gumisha ibiganza imbere y'Imana, gumisha ibiganza imbere y'Imana. Uracyari muri iteraniro, uraha hantu, ariko wumva ukeneye ko Yesu yakuruhura. Uracyaruhijwe n'imbaraga z'umwijima, uracyaruhijwe no kunywa ibiyobyabwenge, uracyaruhijwe no busambanyi, uracyaruhijwe n'ubusinzi, uracyaruhijwe n'ingeso mbi, uracyaruhijwe no kujya mu bapfumu, uracyaruhijwe n'amakuba, ibyago byakwizingiyeho. Yesu nkubwiye nikaruhura. Ihuta wirukanka, ihuta wirukanka. Wowe wumva ukeneye ko twagusengera byihariye, uze muri iki kidendezi duhagaze, tugushireho ibiganza tugusengere. Yewe muntu wumva Yesu yamuruhura we, ngwino. Urarushe, urarushe, ufite ingorane, ufite indwara, ufite amakuba, ufite intambara, ufite ibigeragezo, ufite ibintu bikuruhije, ngwino tugusengere. Iki kirere ndumva shaka ko dusenga. Abashumba bari muri teraniro bose bigira hino baze hano, ndashaka ko dusengera iteraniro. Ndumva ndi muvuto gusengera iteraniro. Navuze ngo umuntu wese wumva twamusengera, ukeneye kuruhurwa n'Imana mu buryo bucanga buriya, haba mu buryo bw'ibyaha cyangwa mu buryo bw'ibibazo bikugoye bigukomereye, ngwino uhure na Yesu akugire neza. Tambuka wirukanka, tambuka wirukanka, tambuka wiruka. Nkuza gufata imfashanyo, nkuza gufata inkunga itanzwe n'ijuru. Ngwino Yesu nikaruhura. Banguka sha, banguka wa mukobwa we, banguka wa mugabo we, banguka wa musore we, banguka wa mubyeyi we. Yewe urarushe, uraremerewe, ukeneye kugirirwa neza n'Imana, ukeneye kurengerwa n'Imana. Wowe uzahujya, urashaka kwiyahura, urashaka kwiyahura, urumva icyabimara wakwiyahura, ibintu byakurenze, ibibazo byakuyobeye, uri kureba isuka y'ibura, uri kureba igihugu ukabona cyakubanya akadomo, wabuze aho werekera. Rozerezerezerema. Korari we, nimuza nimuntabare, nimubanguka mwirukanka. Korari mwe, nimubanguka nimuntabare, nimubanguka nimuntabare, nimuzenguruke, muzenguruke iteraniro, muzenguruke iki giterane, dusenga Imana. Deto sakita. Ngwino, ngwino, ngwino. Umva ntuza we, urarushe, uraremerewe, ufite intimba, ufite agahinda, urugo urumva waruvamo, uyu mugabo urumva wamuta, yarakuzengereje, uri kubona ibintu byakuyobeye, ufite amakuba, ufite amadeni akomeye, urarushe, ufite ibibazo bikomeye mu muryango, urarushe, ufite indwara zikomeye, urarushe, ufite ibigeragezo bikugose, urarushe, ufite amakuba impande zose, urarushe. Yesu yaraje ngo atuvaneho imbaraga zituryamyeho, aducungurira ubugingo, atugira ibyaremwe bishya. Waje,
waje ko nta kindi tugusaba ntuza we, waje ko nta kindi tugusaba ari ukugusengera ugatahana n'Imana, waje ko nta kindi tugusaba ko ari ukugusengera ugatahana n'Imana, waje ko nta kindi tugusaba tukagusengera ukitahanira n'Imana. Wanze kuza ngo ntushaka ko tuguhinda umupanekoti, ngwino tuguhuze na Yesu ukomeze idini yawe n'uburenganzira bwawe, ngwino tuguhuze na Yesu akugire neza akuruhure. Yesu yaraje ngo imbaraga zituryamyeho azituvaneho. Ijambo ryavuze ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu uri gushaka imaragarita, ngo abonye imwe ngo aragenda agurisha ibyo afite byose. Imana yagurishije ibyo yari ifite byose, iduha umuhungu wayo umwe gusa rudori, ngo iramuduhereza kugira ngo aze atuvane munsi y'ubutware bw'imbaraga zari zaratwuramyeho. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Nabonye Pasiteri Kayitare agiye kumfasha gusenga, asenga Imana. Nawe ahura uzamura ibiganza ubwira Imana ngo ndagushaka, nanjye ndakwifuza. Mu bantu basigaye bahagaze ndi kumva umwuka ambwira ngo hari abantu babiri ngo bafite ibibazo bikomeye ngo ku buryo bumva banatoroka igihugu, ariko wari umunsi wowe kurengerwa n'Imana. Hari abandi bantu barenze batatu Imana imwe impishurira bafite ibibazo bikomeye byabarenze, babuze uwo babwira, bakeneye ko Yesu yabarengera. None wihagazeho waje tukagusengera ko ari serivisi itangiye ubuntu. Imana ibarengere kandi bito mu izina rya Yesu. Reka umushumba Kayitare asengere bene data, hanyuma narangiza turaza gusaba n'umushumba nawe yongera asenge, dusengera iteraniro. Imana y'umugisha mu izina rya Yesu, amen. Tuvuge amagambo muyasubiremo, baje kwakira Yesu umwami n'umukiza wabo kugira ngo abaruhure. Rambura amaboko yawe yombi, subira muri aya magambo bijye ngo mwami Yesu, uyu munsi wa none ndi imarigarita yawe, maze imyaka myinshi ndyamiwe na Satani, ariko mpaye agaciro ibyo wankoreye ku musaraba. Ndaje ubugingo bwanjye, umwuka wanjye, umubiri wanjye ndabikweguriye Yesu. Nitandukanije na Satani uhereye none. Mwami Yesu ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza. Kura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, ryandika mu gitabo cy'ubugingo. Kuva none ndakijijwe. Amena. Reka dusenge. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ndagushimira umurimo ukomeye wakoreye i Golgota, umurimo wo gutsinda Satani n'urupfu na kuzimu. Warakoze uwera wa Isirayeli. Tugushimiye izi ntama zawe zari zarazimiye, none zikaba zari zibonetse. Tugushimiye abantu bari mu mwijima bakabafasha umwanzuro wo kuwuvamo. Tugushimiye ijambo ryawe. Izi ni imarigarita zawe mwami, izi ni imarigarita zawe zimaze igihe zibundikiwe n'ikiyoka. Mu izina rya Yesu turakimenaguye, tumenaguye izo mbaraga z'umwijima, turamenagura imbaraga z'abadayimoni bari babundikiye, tumenaguye imbaraga za Satani ngo abarekura baveho. Mu izina rya Yesu Kristo turamenagura imbaraga zose z'imyuka mibi, turirukana imyuka y'ubusinzi, turirukana imyuka y'ubusambanyi, turirukana abadayimoni b'urugomo, turirukana abadayimoni b'amatiku. Mu izina rya Yesu turasenze mwami w'abami kugira ngo amaraso yawe abuhagira beze, atunganye ubugingo bwabo, kuhereye none bahinduka abana bawe. Urakoze data kubesheje kandi ubatunganije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Amen. Bavuze ko basengera n'abandi bafite ibindi bibazo, abarwayi n'abandi. Mbere yuko abangaba bajya kugirwa inama, reka dusengere n'abarwayi. Buri muntu arambura ikiganza aharwaye. Mana data, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, amaraso yamenetse kugira ngo tubabarirwe ibyaha n'imivumo yose, hanyuma umubiri wawe washenjaguwe kugira ngo dukire indwara tutari twarwara, twari twarakize. Mu bice 53 bya Yesaya yaravuze ngo imibyimba ye niyadukirisha.